Twongeye kubasuhuza bavandimwe inshuti zanjye nk'uko bisanzwe. Aha ni kuri chaîne yanyu Rurembo TV. Murabizi ko tubagezaho ibiganiro byerekeranye n'umuryango, byubaka umuryango nyarwanda, umuryango w'abatuye ahantu hatandukanye. Mwese kububatse ndabasuhuje kandi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma nanone ntabwo dukora ibiganiro by'umuryango gusa, hari igihe tunyuzamo tukajya inama mu buryo bw'iterambere, twatera imbere ute, byose biba bigamije gushyigikira umuryango, erega umuryango nyarwanda, urugo rwawe, umuryango wanze wumva urugo rwawe, banze wumve abashakanye. Kandi murabizi ko abashakanye Imana itanga umugisha bakanabyara. Niyo mpamvu mboneyeho no gusuhuza urubyiruko, abasore, abakobwa, byihariye abari muri fiançailles, abari gufiansanya, mwenda kurushinga, namwe ndabasuhuje kuko ni iby'igiciro. Mugiye gutera intambwe nziza, mugiye gutera intambwe ikomeye kandi Imana ikunze gushyigikira cyane, kuko Imana rega niyo yatangije umushinga w'ubukwe, umushinga w'aba bana, igahuza umugabo, igahuza umugabo n'umugore, igahuza umusore se n'umukobwa. Ibyo ngibyo rero ni umugambi w'Imana. Muri mu mugambi w'Imana rero courage. Hanyuma munyemerere mvuge isengesho rigufiya kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina. Imana itujye imbere. Mana Data wa twese, ndagushimiye ko uri Imana ikomeye, kandi ndagushimiye kuri Imana ifite imbaraga, kandi uri Imana yo kwizerwa, izina rye rihimbazwe. Turasenze kugabarkumva ndetse n'abazarkumva mu bihe biri imbere, kugira ngo ukomeze gushyigikira umuryango, ukomeze gushyigikira igihugu cyacu, ukomeze gushyigikira abari impande n'impande zitandukanye, izina rye rihimbazwe. Ngaho bana nanjye, ndetse mu kiganiro ngiye gukora wigaragaze nk'Imana kandi ukora ibikomeye, unyungure ubwenge kurushaho. Izina rye nirikomeze guhimbazwa, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo musabye nizeye, amen. Ndabiyegereje muri uyu mwanya wo kuganira. Ubundi intego yacu ni ukugira ngo dukomeze kubakana, dukomeze kujya inama. Muzi rero tujya inama. Numara kumva kino kiganiro, burya biba byiza iyo ugaragaje uko wabyumvise, iyo ugaragaje inama zawe, ukabigaragaza kandi nanone dushyigikira, ukanda subscribe, ndabikwisabiye. Kandi nanone like yawe, ukande like niba wagikunze, nabwo tuzajya tubibona ko tutari gukora ntabadukurikira. Burya biba byiza. Hanyuma commentaire yawe rero, ibitekerezo byawe ni bimwe mu bishobora kubaka uru rubuga, kubaka iyi channel yacu kandi yanyu. Tuje ku bwanyu rero, tuje ku bwanyu, kandi tuje no kubwo dushaka ko urugo, ingo, abubatse bubakika, abubatse dukomeza guterana umwete, kujya inama, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Rero uyu mwanya, mu minsi yashize nabagejejeho ikiganiro cyerekeranye n'imiryango, tuvuga ku bigendanye n'amakimbirane abera mu muryango. Murabizi ko no mu minsi yashize Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Excellence Paul Kagame yabigarutseho, avuga ati se ni kuki abantu bakwiriye kuba abantu babana ari babiri, bananiranwa kubana, bananirwa kumvikana. Ibi ngibi yabigarutseho. Ibi nabyo nk'umuntu w'inararibonye kandi nk'umuntu uyoboye igihugu, nawe yabyibajijeho, kuko burya iyo umuryango utameze neza, twumvikane neza ko igihugu burya ntago kiba kiri kugenda kijya heza. Niyo mpamvu rero umuryango wawe, umuryango wanjye ukwiye kubaho neza, ukwiye kubaho ari umuryango wishimye, ukwiye kubaho twishimye. Dukwiye kubaho twishimye kuko ni umugambi w'Imana. Rero muri uyu mwanya turi kwibaza impamvu amahoro abura mu miryango, kandi byari bikwiriye kwirindwa. Ni kuki amahoro abura mu miryango kandi byari ari ibintu byagakwiye kwirindwa? Iki ngicyo ndi kukibazaho. Ese wowe urabyibaza? Ese wowe ufite umutwaro ku muryango? Nyamara rero nanone, niba utabitekerezagaho cyane, uyu munsi ndagira ngo ngutere umwete, bitekerezeho, uzirikane umuryango, uha agaciro umuryango, kuko twese tuvuka mu miryango.
rero ni kuki amahoro akomeza kubura kandi byari bikwiriye ko amahoro agomba kuboneka mu muryango, kuboneka mu rugo, kuboneka mu bashakanye, kuboneka ni ibintu by'ingenzi. Rero ni ibintu by'ingenzi kandi ni ibintu bikwiriye ko abantu bakwiye kubaho babanye neza, babanye amahoro, babanye mu buryo buzuzanya. Hari n'ikintu leta y'u Rwanda nshimira cyane yashyizeho icyo bita uburinganire, nubwo nyuma yaho gatoya babonye ko byumvikanye nabi, hari uburyo kibundi bari kubinozamo kugira ngo, kuko abantu bagiye bigaragara ko babwumvise nabi, bumva ko uburinganire abadamu benshi babyumva nabi, nubwo hari n'abandi babyumvise neza, ariko mu by'ukuri uburinganire nibwo bwuzuzanye, ni ubwuzuzanye. Rero ni ngombwa ko tubungabunga umuryango, dukomeza kubaka umuryango, kandi iyo twubatse ingo nziza n'abo tubyaye, abo twita ba Rwanda rw'ejo, babaho neza mu gihe kiri imbere, tuba turi kubategurira neza. Rero niyo mpamvu uruhare rwawe muri bimwe rero bishobora gutuma abantu ingo zibura amahoro, hari bimwe twagarutseho muri iki kiganiro. Rero ntize umwanya wawe, ni uw'igiciro gikomeye kandi nta nubwo tutinda, tugiye kubinyuramo kuko uburyo kino kiganiro cy'umuryango cyubatse ni ikiganiro gikomeza, ni ikiganiro n'ejo uzagenda wumva. Niyo mpamvu iyo wumvishe iki episode ya mbere ukurikizaho n'iya kabiri, kugira ngo ubashe kugira inyigisho ifatika mu buryo bukomeye, mu buryo bwubakitse ukuramo. Rero muri bimwe bishobora gutuma umuryango, urugo ruhungabana, urugo rutagenda neza, urugo ugasanga abantu mu by'ukuri wabareba ugasanga ntacyo babuze, ugasanga ntibapfa inzara, ibyo kurya barabifite, aho kuba barahafite, imodoka barayifite, mbese ubuzima ukabona buroroshye, ubuzima ukabona ntacyo biganyira mw'ubu buzima cyane, nubwo batagira icyo babura biganyira, ariko nibura muri bya bindi bigize ubuzima rusange ugasanga hari intera bariho, ariko nyamara wajya kureba ugasanga amahoro ntayo bafite, ugasanga amahoro ni ikibazo kuri bo, ni ikibazo mu mibereho yabo. Rero ibi biganiro uko nabitekereje, ubundi tugira umutwaro nyine ku muryango, nk'uko nabivuze dutangira, dufite umutwaro wo kubaka igihugu cyacu ariko binyuze mu muryango. Ni umusanzu rero wawe, wowe urkumva, ni umusanzu wawe urkumva uri mu Rwanda, urkumva uri ahantu hatandukanye. Ariko iki cyigisho, izi nyigisho zigenewe abubatse bamaze kurushinga imyaka yose waba umaze, bigenewe kandi iki cyigisho kigenewe urubyiruko. Birashoboka ko uyu munsi wenda kurushinga cyangwa se ubiteganya mu myaka iri imbere, ibi ngibi birakugenewe. Iyi nyigisho ni nziza. Turabizi ko abantu muri iki gihe bakeneye, abantu ntibacyumva ibintu bizima bibubaka, abantu bishakira ibintu ubona bidashinga, ariko we niwumva kino kiganiro ugira imbaraga zo kugisangiza abandi. Urakoze cyane. Hanyuma abantu nanone, hari nk'umuntu duherutse kuganira arambwira utariko ngewe iwanjye nashidutse bimeze bitya, amahoro sinzi igihe yagendeye, ntago namenye igihe yagendeye pe, nashidutse urugo rwanjye rutameze neza. Arangije igisubizo kiri mwaho, reka ngendeye ku iyo kiganiro twagiranye, kandi nanone ngendeye ku bunararibonye mfite, amahoro burya ntabwo agenda uwo mwanya, amahoro agenda gake gake, ni gake gake. Burya ibyishimo by'urugo, ibyishimo by'umuryango bigenda gake gake. Niba warigeze ugira ikosa, ntimusabane imbabazi, ayo ni amahoro atangiye agenda. Niba umugore cyangwa umugabo umwe muri mwe akoshereje mugenzi we, ntihabe hakanya ko kwicara ngo muganire, musabane imbabazi. Icyo gihe burya amahoro aba ari kugenda, icyo gihe hari ibyo utakaje, ejo bundi n'ubundi bikongera.
n'ejo bundi hakongera kandi kabaho. Icyo gihe burya amahoro aba agiye. Ushiduka rero byarageze ahantu utabasha kubigarura. Usanga ahantu nta garuriro ugifite. Rero bikageraho abantu mutakiganira, ntimuganire, kandi nyamara mu cyumba cyanyu wasangaga, cyangwa muri salo wasangaga bimeze bite cya gihe se burya? Ibuka cya gihe ariko uko mwari mumeze. Ndagira ngo mwakino nka bino biganiro nzajya mbanza mbibutse, cyangwa se mbibutse gutekereza muri cya gihe uko byari bimeze. Cya gihe byari bimeze bite harya muri fiançailles? Cya gihe se mumaze gutera intambwe murugezemo rwa rugo, rwa rugendo rwanyu, nubwo burya hari ibyumba buri wese yagiye afungura, ugasanga wenda hari ibyo utari uzi kuri mugenzi wawe, ariko nyamara niwibuke bya bihe muri kwa kwezi twita kwa buki, uko byari bimeze mutarabyara. Mumaze kubyara byari bimeze, usanga mwari mufite ibyishimo, ariko nyamara ushidutse bya byishimo byose byaragiye bitakara. Rero menya ko neza ko amahoro atagiye umunsi umwe, ahubwo amahoro niba nawe ukiyafite, komeza ubu mwugariro. Niba uri umugabo, buri wese arinde, buri wese yirinde, buri wese arinde mugenzi we. Rega n'ijambo ry'Imana nicyo ritubwira. N'ijambo ry'Imana ritugira inama, rigira inama abubatsi, rigira inama umugore, rikagira inama umugabo. Burya twibukiranyije, Bibiliya ivuga neza ko ivuga ku bagore. Bagore mugandukire abagabo banyu, ndetse hakaboneka n'indi jambo ngo muri byose. Ariko nanone tutavuze ku badamu gusa, bagabo mukunda abagore banyu. Nuko bimeze, mukunda abagore banyu. Buri wese nakora icyo akwiye gukora kuri mugenzi we. Umugore niwumvira umugabo, n'umugabo agakunda umugore, burya ya mahoro arakomeza, arakomeza agatera imbere, murakomeza guteza imbere umubano wanyu. Rero buri wese ntago akwiye gutekereza ko ari we uhorana ukuri. Hari abantu batsimbarara, ugatekereza ukaba uzi ko ari we ugira ukuri cyane, nyamara mugenzi wawe yakubwira ikintu ukumva nyine nta kuri afite. Erega birashoboka ko wakosa, kuko umuntu nyine arakosa, umuntu ni umunyantege nkeya. Ariko burya kwemera amakosa ni imwe mu nzira yatuma muhorana amahoro. Kwemera amakosa, wa mugabo we, niba ukosheje. Abagabo ndabizi neza ko burya mukunda Imana, ariko nyamara hari ahantu tugira intege nkeya rimwe na rimwe kuri bamwe. Ugasanga habayeho gutsimbarara, kutemera amakosa, ukumva niwemera amakosa uzaba usuzuguritse impande y'umugore wawe. Oya, ntabwo uba usuzuguritse, ahubwo ubaye intwari, ubaye intwari ikomeye. Burya kandi ubusize imbere ubutsinzi, ugira intsinzi mu gihe wemera amakosa. Kubera yuko umugore kwa kukumvira, kwa kugandukira asabwa, muri cya gihe azajya abona nawe ubasha gukomeza kumukunda. Erega iyo umukunda yakubwiye ikosa uraryumva kubera ko agukunda, urabizi kubera ko umukunda. Yakubwiye ikosa urarimenya nk'umuntu ukunda, wumva icyo akubwira. None se waba ukunda umuntu ntiwumve icyo, waba ukunda umuntu ntiwumve inama ze, ntiwumve icyo akubwira? Ibyo bibaho. Mwongere mutekereze, mwongere ibintu mubitekerezeho. Rero urukundo kugira ngo rukomeze kogera, amahoro akomeze mu rugo iwanyu, amahoro akomeze mu bana mwabyaye, nuko mukomeza gushimangira, nuko buri wese urukundo. Birumvikana nshobora kuba ndi kubwira n'abantu uyu munsi bamaze gutakaza amahoro, bamaze kubura amahoro, nkuko mbabwiye ko ariwo twaganiriye. Ariko ntangiye nshaka kukubwira inama yagarura amahoro, ya mahoro yagiye.
hano urakuramo inama zitandukanye. Rero nk'uko amahoro atakara gake gake, niko amahoro yongera kugaruka gake gake. Niko bya bikomere wakomerekeje mugenzi wawe, hahandi mwateranye ibikomere, ari umudamu yaguteye igikomere, ari umugabo yaguteye igikomere, uyu munsi muri mu bikomere, ariko kugira ngo ibyo bikomere bikire nabyo birakira gake gake, birakira gake gake. kandi urukundo nubyubahiriza ibi bintu, urukundo ruzagenda rugaruka gake gake, ni gake gake, uko bwije uko bukeye. aho utamubwiraga neza ukomeza ugenda umubwira ijambo ryiza, kuko Bibiliya ivuga neza ko ijambo ryiza ari mugenzi w'Imana. buriya rero urukundo narwo rurasaza, icyizere kikagenda, amahoro akazimira. y'abantu batirinze, urukundo rurasaza, icyizere kikagenda, amahoro akazimira. ahari amahoro, ahari urukundo, ahari icyizere. kandi bijyanwa n'iki se? bijyanwa n'ikintu gitoya ushobora gukorera mugenzi wawe kibi, kigatuma icyizere, amahoro n'urukundo byose bigenda. ibi rero ntago biba ku bashakanye gusa, ibi bintu ntago bijya biba ku bashakanye gusa, n'abatarashakanye bibabaho, n'abakorana mu kazi, n'urubyiruko ruhura nabyo. ibi ni ibintu biba ku bantu, ko umuntu ashobora gutakariza icyizere, mwari inshuti, ariko kubera ikosa ukoze ritoya rigasenya ibintu byinshi, rigasenya icyizere wari warubatse imyaka myinshi y'igihe kirekire. igihe kirekire kigashira warubatse icyizere, ugasanga ejo cyose kiragiye kubera amakosa wakoze. ariko nanone haba hakiri ibyiringiro ko ushobora kwiga gukosora amakosa wakoze. rero ibi ngibi ntabwo biba kw'abo bantu bashakanye gusa, ahubwo no ku rubyiruko rwitegura kurushinga, byose bibaho ko hari ikibaderanja kikazana umwuka mubi muri bo. ugasanga rimwe na rimwe hari nabo ntabwo mujya mwumva se ubukwe bupfa ku munsi bwegereje umunsi w'itariki bari bemeranyijweho. burya se biba bwishwe n'iki? haba hari ibintu byinshi bishobora gutuma urwo rukundo, icyo cyizere, ayo mahoro atakara. rero ijambo ry'Imana hari icyo ribivugaho. hahirwa abakunda amahoro, hahirwa abakunda amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. icyo ni ijambo ry'Imana. hahirwa abakunda amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. amahoro ntabwo yizana, amahoro ntabwo yizana. burya amahoro abantu barayaharanira. amahoro kandi si umwe uyazana wenyine, amahoro ni ubufatanye mu kuyaharanira. amahoro ni ubufatanye mu kuyaharanira. kandi rwa rukundo nyine, amahoro akazanwa no gukunda mugenzi wawe. iyo ukunze mugenzi wawe abona amahoro. iyo umwitaye habona amahoro. iyo umwitayeho mugenzi wawe abona amahoro. ita kuri mugenzi wawe, ayo mahoro urayabona. rero iyo amahoro adahawe agaciro mu rugo, ntabwo Imana iba ihari, ntabwo Imana iza mu buzima bwayo. iyo amahoro adahawe agaciro, kuko erega amahoro ni iki se? amahoro ni Imana iyazana mu muntu. amahoro aba mu mutima. amahoro yava mu mutima agasesekara mu byanyu byose, mukajya mubona amahoro, mukajya ibyo mukora byose mubigirira nk'amahoro. ayo ni amahoro aturuka ku Mana. ni amahoro utagura mu iduka runaka, nta duka ricuruza amahoro. amahoro aturuka ku Mana, ariko ya mahoro nyine agaharanirwa.
rero reka dusoreze kuri iki, turi kugana no ku musozo. Tugiye kureba nanone muri make kandi twihuse impamvu 5 zituma ya mahoro abura mu muryango. Harimo rero kutaganira neza. Iki ni icyambere, kutaganira neza. Abantu benshi baraganira ariko ntibumvikane. Abantu benshi bajya baganira, umugore n'umugabo bakaganira ariko ugasanga ntibumvikanye. Umwe aravuga undi ntamwumve. Muri kuganira ariko nyamara uri kuvuga mugenzi we ntakumve. Umugabo ari kuvuga umugore ntamwumve, umugore ari kuvuga umugabo ntamwumve. Ibi ngibi ni ibintu mukwiriye gutekerezaho. Rero iyo ikiganiro kibuze ubwumvikane, amahoro ahita atangira akabura. Iyo ikiganiro kibuze ubwumvikane, amahoro ahita atangira akabura. Ikindi cya kabiri, amagambo akomeretsa. Amagambo akomeretsa nayo anyaga amahoro. Ibi ngibi mubyumve neza. Amagambo akomeretsa anyaga amahoro. Nta magambo akomeretsa ubwira mugenzi wawe. Hari amwe mu magambo avugwa ntacyo umbwiye, ukumva ijambo, donc ijambo uvuze weho ntabwo wegeze uritekerezaho ngo wumve uburyo riri bugire uburemere muri wa mugenzi, mu mutima wa mugenzi wawe, aho gupfiye kuvuga gusa. Byo banza uvuge watekereje mu gihe muri kuganira. Usubije umugabo cyangwa usubije umugore ngo ntacyo umbwiye, uri nk'abandi bose. Ayo ni amwe mu magambo ashobora kunyaga amahoro umuryango. Narakubeshye nkiri njyenyine. Narakubeshye. Ibyo bintu ni ibintu bica intege. Ni ibintu bica intege mu by'ukuri. Rero ibyo bintu byose ni bimwe mu bintu bishobora gutuma amahoro abura. Kumubwira nabi, ntabwo umubwira mu mwuka mwiza. Ibyo ngibyo ubwabyo iyo bigucitse binyaga amahoro. Rero twige kubungabunga amahoro mu muryango kugira ngo urugo rukomeze. Ni urugendo rukomeye. Iyi nyigisho tuyivuze dutuje kuko turi kwiga nyine, turi kungurana inama. Ibi bintu, iki kiganiro cyumva utuje kandi utekanye, ariko nanone kigire icyo kigusigira. Tunezezwa no kubona abantu bunguwe n'ibyo tuvuze n'inama dutanze, kandi tukabona bubakitse aho bari basenyutse. Rero ikiganiro cyacu kirakomeje, kizakomeza. N'ejo uzumva ikindi, n'ejo bundi wumva ikindi. Ni urugendo. Weho gusa icyo usabwa ni iki muri uyu mwanya? Tekereza ku nyigisho wize. Turaga tugerageza turezime ikiganiro kibe kigufiye. Tugira ibintu nka 5 by'ingenzi mu kiganiro. Tukubwira izo nama uko uzagenda uzikurikira. Uzagenda ukita kukuramo isomo rikomeye. Kandi ndabyizeye mu izina rya Yesu. Kandi reka nkwatureho umugisha w'Imana wewe ukumvise. Weho warubuza amahoro, gira amahoro mu izina rya Yesu. Weho wari ufite uburwayi bugukomereye, kiri uburwayi wari ufite mu izina rya Yesu. Weho wumva gufite agahinda, weho wumva gudatekanye nyine watakaje ya mahoro, hari Imana itanga amahoro. Ni wakira amahoro aturuka ku Mana. Imana itanga amahoro kandi Imana niyo yubaka. Kuko ijambo ry'Imana none ravuga ngo Uwiteka atabereye maso umudugudu, abarinzi babera maso ubusa. Rero kwifurije ibyiza byo mu Mana. Hanyuma kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza,
ubundi hano kuri twiyicano ni Rurembo TV. Rurembo TV twiyemeje kubaka umuryango mu buryo butandukanye. Tuzubaka umuryango, tuzubaka igihugu cyacu, tuzubaka abubatsi, abagize umugisha bakubaka ndetse n'abenda kubaka. Nkuko nabivuze, urubyiruko imbere cyane. Urubyiruko imbere cyane. Ni imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Ni imbaraga z'itorero, ni imbaraga zubaka isi. Ntago ari igihugu kimwe gusa zubaka isi yose kubakika. Rero inshuti zacu, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, kanda subscribe. Dushyigikire kuko nawe uzaba utanze umusanzu ukomeye, uzafatanyije nanjye gusakaza ubu butumwa, uzabufatanyije nanjye. Kandi nanone kore like, tugaragaje ko wadukunze, ubigaragaze. Kandi nawe birashoboka ko urkumva waramaze gukora ibyo byose tukubwiye, ariko wenda utarafunguye inzogera kugira ngo uzajye ubona notification. Birasaba ko ufungura inzogera igihe dushyizeho ikiganiro, uzajya ukibona mu ba mbere. Rero hari ikintu gikomeye tuya tubasaba nanone. Reka mbigusabe, niba ari ubwa mbere unyumvishe mbigusaba cyangwa ari ubwa kenshi, commentaire yawe burira ubudushyigikiye. Iyo ugize umusanzu utanga, wandika ati wenda ndabona ari byiza, wenda ongera imbaraga muri ibi byose, tuba tubikeneye. Burya niyo ugize gutyo ukatubwira ati ahangaha nyine wongera imbaraga, burya nawe ni umusanzu ukomeye. Rero ibyo ngibyo byose biradufasha mu kubaka uru rubuga. Yicano ikeneye kuzamuka, muyizamure, ni yanyu. Imana ibahereza umugisha kandi Imana ibiteho kuba mubikoze. Ikiganiro cyacu na kagaruka ni mu kandi kanya kari imbere rwose. Shalom shalom.